Nshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi b'umubyeyi wacu Kiliziya, aho muri hose, abari mu gihugu n'abari muri diaspora, mu gihugu ubwo mu madiyoseze yose n'amaparuwasi, amasantarari n'imiryango remezo, ndetse n'abari muri diaspora nabo ndabizi ko babigira ku migabane yose y'isi n'ibihugu byose, ndabizi ko hose tuhafite abakunzi. Aho hose mvuze buri hose tuhafite abakunzi. Kristo Yezu akuzwe. Kuri uyu mugoroba tuje kubataramira, tuje kubaganiriza, ndetse tuje kwiyungura ubumenyi ku bijyanye no kwemera kwacu. Nk'uko mwabibonye muri titire, tugiye kuvuga ku masakaramentu. Rero umutumirwa, umubyeyi wacu Padiri Piero niwe ugiye kubidufashamo. Reka tumuhe umwanya adusuhuze, anadushyira imbere y'Imana. Mwiriwe Yego yego. reka twishyire mu biganza by'Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanga imitima yawe kwemera gukunde, ureze roho wawe byose bishya bizabona guhinduka. Dusabe Mana myinshi yawe kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwizwa nawe gukunda ibitunganye, urukundo ugenwa nawe iteka, bwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Nyagasani, turagusaba ngo ubane natwe muri iki kiganiro cyo gukomeza no gususurutsa ukwemera kwacu. Abafite ibibazo bagende basobanukirwa, kandi naho badasobanukirwa uyu munsi, wowe uzakomeza ubasobanurire ukoresheje uruhu wawe, kandi n'ubundi tuzakomeza kugenda tuganira n'ibindi bihe kugira ngo buri wese agende asobanukirwa ibyo yemera, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Amin. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, amen. Amin. Padi Ishyorongi muri aho? Ishyorongi turaho, turakomeye. Twabonye n'akavura muri iyi minsi. Yego. Natwe irahise rwose, iri kugirwa rwose ibikuye ku mutima. Mwebwe i Kigali se ko mudahinga shaho, twebwe ni twebwe mu giturage tuba tuyikeneye cyane. Uzi ko ari ibyo, twe niyo kutubangamira, niyo kutubuza kwigenga. Ubwo Imana igiye iboherereza. Wiwi Padi, tugiye kongera kuganiriza nyine abakunzi b'iyicano Emi Pro Media. Bajya barekarama bakambwira ngo Padiri turamukumbuye, ngo ubaha ibiganiro byiza. Uyu munsi rero ndashaka kubabariza ku bijyanye n'amasakaramentu. Padiri, amasakaramentu uko nabyize muri gatigisimu ni 7, ariko hari undi muntu twiriye dukorana ikiganiro ambwira ko muri katolike ni 7, ariko muri protestantisme ni 2. Ubwo icyo nifuza ni uko wabanza ukatubwira amasakaramentu ni iki, ukatubwira impamvu twebwe dukoresha 7 bo bakoresha 2, kandi twese uwo twakurikiye ari umwe, ari Kristo. Niturangiza ndagenda nyine nakubaza buri rimwe. Hari ukuntu abantu baba baragiye babyiga muri gatigisimu bakiri abana bagapfa kubiboroka ariko batabyumva. Nk'ubu nanjye nabiborokora, ariko kubisobanura byose sinzi ko nabivamo. Umwanya ni uwawe. Urakoze cyane. Ubundi icya mbere ni ukubanza kumenya ko isakaramentu ubundi ni iki. Murakomeje ubundi isakaramentu muri rusange, mbere yo kuba 7, isakaramentu ubwabyo bisobanura iki? Isakaramentu ni ikimenyetso gitagatifu giherekejwe n'ijambo rigitagatifuza. Kristo akagikoresha atagatifuza abana be muri Kiliziya, cyangwa Imana ikagikoresha itagatifuza abana bayo muri Kiliziya yayo. Nk'uko bivuze rero, muri Kiliziya dufite amasakaramentu 7, kandi ntugire ngo ni Kiliziya yahimbye ibyihimbiye gutya gusa, ahubwo bivana mu ijambo ry'Imana. Ayo masakaramentu 7 yose tuyakura mu ijambo ry'Imana. Amasakaramentu turayazi, ni batisimu, ni ryo ribanza, batisimu, ukarisitiya. Batisimu
ugukomezwa, ukarisitiya, penetensiya, ugusigwa kw'abarwayi, iryo twakunze kwita ubusasi ubusaserdoti, eh, ndetse no gushyingirwa. no gushyingirwa N'arindwi yose mm, rero tuyakora mu nyandiko zitagatifu. Nta mm, hantu kiliziya yishyiriramo ibyayo, ahubwo ikora iby'Imana n'ubundi yatubwiye. Hanyuma rero amasakaramentu Yezu ayakoresha ayatagatifuza umuryango w'Imana. Hari amasakaramentu ahabwa umuntu ku giti cye, umuntu ayahabwa ku giti cye, ariko nanone hari n'amasakaramentu y'ubuhamya. Ubundi mm, ayo masakaramentu uko ari arindwi agabanyijemo n'ibyiciro bitatu. mm, Hari ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni amasakaramentu y'ibanze. Kuvuga ko ari ay'ibanze bivuga iki? Bivuga ko ubundi kugira ngo witwe umukristo wuzuye, byibuze ayo ngayo ugomba kuba warayahawe. mm, Ayo ni atatu, akaba ari batisimu, ugukomezwa n'ukarisitiya. Burya umukristo wabatijwe akagera ahantu asabana n'ukarisitiya akayihazwa, noneho agakomezwa, burya aba amaze guhabwa amasakaramentu y'ibanze, yagombye kumugira umuhamya wa kristo wuzuye. mm, Umuntu ufite isano n'ibanga na kristo, kandi noneho wamubera n'umuhamya ku buryo bwuzuye. Ayo ni mm, atatu abanza twita amasakaramentu y'ibanze. Mu gifaransa bayita sacrement d'initiation chrétienne. Hanyuma noneho hakaza andi masakaramentu akurikira abiri, dukirizwamo uburwayi. mm, Amasakaramentu dukirizwamo uburwayi ni ugusigwa ni penetensiya no mm, gusigwa kw'abarwayi. Penetensiya kuko ari isakaramentu dukiza icyaha, kandi icyaha nibwo burwayi bubi bubaho. Icyaha mm, nibwo burwayi bwa mbere umuntu ashobora guhura nabwo. Hanyuma ni isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi rihabwa abarwayi barembye, bitavuga ariko ko ari abapfa, hari ababyumva nabi, ariko baba ari abarwayi kandi barembye. Naryo rirakomeza mu kwemera, rikazahura roho yabo, ndetse n'umubiri ukaba wabyungukiramo imbaraga nyinshi. mm, Ndetse hari n'abarihabwa bose bagakira. Nanjye ubikubwira nigeze kurihabwa mfite imyaka 16. Hanyuma rero mm, amasakaramentu akurikiyeho, ubwo icyiciro gikurikiyeho cya nyuma ni amasakaramentu y'ubutumwa. mm, Amasakaramentu y'ubutumwa ni iryo twakunze kwita ubusaserdoti. Hanyuma n'isakaramentu ryo gushyingirwa abageni. no gushyingirwa n'ubutumwa Nabwo ni ubutumwa. mm, Ni misiyo. Ntabwo ari ibwa ryawe gusa, ahubwo ujya gutanga ubuzima kandi ukera imbuto mu bandi no mu bakureba. Ni mm, isakaramentu ry'ubutumwa rero. Ayo masakaramentu rero uko ari arindwi yose, nk'uko nabikubwiye, ava mu byanditswe bitagatifu. Nta na rimwe rwose kiliziya yahimbye, ahubwo byose tubikura mu byanditswe bitagatifu nk'uko bibiliya ibitwereka. Ndumva ari icyo umuntu yabavuze muri rusange ku masakaramentu mu ntangiriro. Hanyuma rero yego kuba abaprotesitanti bafite abiri gusa, guhera kuri mm, Luteri, ngira ngo urabizi ko abaprotesitanti bava kuri Luteri, ibyo twise reforme protestante. Luteri nyine ajya gutandukana na kiliziya, hari ibyo atemeraga. Ni ikibazo kijyanye no kwemera. Hari ibyo atemeraga, ndetse ubwo n'abagiye bamukurikira bo bafashe nta masakaramentu ari abiri, mm, batisimu n'ukarisitiya. Ariko n'ukarisitiya nayo ubwayo ntabwo bayiyemera uko twe tuyemera, kuko twemera ko kirisita ahari rwose. Kirisitu mm, ari muri ibyo bimenyetso by'umugati na divayi, akaba ari we nk'uko yabyivugiye ku wa kane mutagatifu ari budupfire, aho yavuze ati iki ni umubiri wanjye, aya ni amaraso yanjye, ni njyewe. Naho abandi bo niyo aho tuvuga ngo ukarisitiya, bo bakunda gukoresha ijambo dernière scène, bo mm, ubona babifata nk'ikimenyetso, nko kubyibuka, ni igaburo ryo mm, kwibuka, ariko ntabwo Yezu kuko arimo. Ni nayo mpamvu batagira na tabernakuru, ntibagira reserve eucharistique.
bakora ibishoboka byose bakabimara cyangwa se bagahamagara n'abandi bantu bakaba ntabwo bemera ko Yezu arimo rwose, kandi batabyemera ubwo ntaba arimo. Ubwo ni uko nabo bazi ko atarimo nyine, ariko twebwe mu kwemera kwacu nk'uko Yezu yabivuze, yavuze ati iki ni umubiri wanjye, aya ni amaraso yanjye, ku buryo umusaseridoti iyo atuba ukarisitiya misa, iyo ageze kuri ibyo Yezu yakoze abisubiramo ko Yezu yabivuze, Yezu akongera agakora icyo gitangaza cyo kuba muri icyo gisa n'umugati no muri icyo gisa na divayi, akaba ari we rwose, ndetse mu kugera no mu kavungukira k'iyo hositiya Yezu aba arimo kandi rwose kandi wese. Bo rero bemera ayo ngayo abiri, ariko nabwo tutayahuza cyane, kuko bo hari n'aho bagira bakavuga ngo kubatizwa ni mu mazi menshi gusa, ariko twebwe ikibazo si ingano, ikibazo ni uko aba amazi, n'ijambo rikaba ryarindi uko Yezu Kristo yabivuze, muzagende mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, yaba menshi yaba make. Muri kiliziya turabikora, muri kiliziya dushobora kubatiza mu mazi menshi, ariko dushobora no kubatiza mu mazi make, dukoresha amazi make. namwe murabyemerewe kubashyira muri menshi, kubashyira mu mazi menshi. mu mazi menshi biremewe, birakorwa no muri kiliziya birakorwa, ariko bikorwa aho bishoboka nyine. Bikorwa aho bishoboka, ntabwo tubihimbahimba, kuko urumva ufashe akadendezi hano Ishyoronge ndi, uri bubatiza abantu 20, ushyiramo umuntu, ushyiramo undi, ushyiramo undi, uzi n'ibibazo by'isuku, ibibazo yewe noneho ubu hariho n'ibyorezo, ariko kiliziya ibyo iba yarabibonye kuva kera, kandi kuko kiliziya yakoze urugendo rurerure, yabanye n'ibyorezo byinshi, harimo na za pesite n'ibindi byinshi, ku buryo rero iyo ibona ko amazi menshi akwiye gukoreshwa igihe bishoboka, kandi nta kibazo cy'isuku kiri buze kuvukamo n'urugero. Naho ubundi amazi menshi birakorwa, ariko iyo amazi menshi adashoboka, yewe ushobora no kubura ahantu n'ayo mazi menshi utayabona, ariko ukabona amazi make, kuko aricyo cy'ingenzi, wa muntu ntabure kubatizwa. Hari abajya bavuga ngo yanga ubwongo utari mu mazi menshi ngo ntabwo byaba ari byo, ntabwo batisima ari kwiyuhagira cyangwa dushe, nimvuga gutyo abanyarwanda benshi bazi dushe icyo ari cyo. Hari abakeka ko wenda ibyaha byaba biri ku ruhu hari inyuma, umuntu agomba kubyiyuhagira, ntabwo ari byo. Icyaha gihindanya roho n'umubiri, gihindanya umuntu wese, ariko n'ayo mazi make arakoreshwa. Yezu Kristo agakora igitangaza cyo gukiza no gutabara umuntu, akamukiza icyaha cy'inkomoko ndetse n'ibindi byaha byose umuntu yakoze, cyane cyane iyo ari umuntu mukuru. Padi, tugende noneho isakaramentu ku rindi, duhere kuri batisimu. wari utubwiye ko buri sakaramentu mutarihimbye hari aho rifite fondoma muri Bibiliya. Tubanza nyine ujye utwereka aho byaturutse n'igisobanuro cyabyo neza, icyo bisobanuye. Uratubwiye ngo ibimenyetso Kristo akoresha atagatifuza kiliziya ye. Gute? Kubera icyo ari menshi, kuki atakoresha na rimwe ngo ahita agutagatifuza wese nyine ubwo specifically buri ryose ukwaryo? Ubundi isakaramentu rya batisimu kugira ngo urisobanukirwe bisaba kubyiga igihe. Urabona nkatwe twagiye tubyiga muri za teolojiya, tugafata umwanya uhagije rwose. Uburyo isakaramentu rya batisimu ushobora no kuryiga igihembwe cyose, ariryo ryonyine uri kwiga. Ariko noneho tuvuze mu magambo make n'umwanya muke tuba dufite kubera inshingano z'ubuzima, yewe n'abatwumva ntabwo babona umwanya munini. Ariko duhereye ku magambo Yezu Kristo yavuze igihe amaze kuzuka, yabwiye intumwa ze ati mugende mwigisha amahanga yose, abazemera muzabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ni Yezu Kristo wabyivugiye. Ibyo tubibona mu mavanjiri, cyane cyane amavanjiri sinoptike, uvuga ari atatu ya mbere asa afite ibyo ahuza. Ni ukuvuga ivanjiri Yezu Kristo uko yanditswe na Matayo, ivanjiri Yezu Kristo uko yanditswe na Mariko, n'ivanjiri Yezu Kristo uko yanditswe na Luka. Niho dusanga
yezu kirisitu atuma ah, intumwa ze tugende mwigisha amahanga yose, abazemera izi nyigisho zanjye, abazemera ubu butumwa mbahaye, bazabatizwa mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Tubivuze mu magambo make, uretse ko nyine muri teolojiya ho ujya no mu isezerano rya kera ukareba imiteguro yose y'isakramento rya penitensiya kuza kugeza kuri Yezu Kristo, noneho ukareba n'uko intumwa zatangiye kubatiza. Yewe ndibuka Petero ajya mu rugo kwa Koruneye. Koruneye yari umusirikare w'umuromani ariko wemeye Imana, abo mu rugo bose barabatizwa, ndetse kuva kuri Koruneye ubwe, umugore, abagaragu, abana, kugeza kuri Nikolai yavutse, bose barabatijwe. Ni ukuvuga ngo rero abatisimu irahita igaragara mu byanditswe bitagatifu. Ni Yezu Kristo ubwo bitumiye intumwa ze kujya kubatiza abazemera bose. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi, ikibanza no kwigisha. Niyo mpamvu umuntu muri twebwe muri kiliziya tugira n'abigishwa bitegura batisimu, noneho byageze igihe bigaragara ko bamaze kumva, bafite kandi no kwemera, bagahabwa batisimu. Ubundi akenshi buri teka no ku batisimu ibanzirizwa no kwigisha. N'ababatizwa ari impinja babatizwa mu kwemera kw'ababyeyi babo, kandi ababyeyi babanza kwigisha. Nicyo nari ngiye kukubaza, ko umaze kunsomera aho byaturutse, ko ari Yezu ubwe wabyivugiye, yaravuze ati mugende mwigishe abazemera muzababatize. Urumva kwemera hazamo akantu k'ubwenge na konsiyanse. Umuntu udafite ubwenge ntabwo yakwemera. Utari konsiya ni ukuvuga ikintu ni ukuvuga kwemera. Ntabwo umuntu nyine wemera, ntabwo inka yakwemera, ntabwo intama yakwemera. Ni umuntu nyine ufite ubwenge nyine, niwe wemera. Ubwo ndashaka kuvuga umwigishe abazemera, kandi umuntu wigishwa akabifata ni umuntu nyine ufite ubwenge. Abana batoya ubwo ngubwo cya mbere ntiwabigisha ngo bumve. Bwa kabiri nyine urambwira ngo babatizwa mu kwemera kw'ababyeyi gute? ubundi aramutse akuze agasanga batarashakaga nta kwemera yari afite. ndagira icyo mbivugaho, wenda ntabwo bitindaho cyane, ariko igitabo cy'agatisimu ya kiliziya na hano ndagifite, igitabo iyi ni foromano yacyo, dore Eglise Catholique, Catéchisme de l'Église catholique. Bataza kugera muri ka gatikisimu k'abana kamwe kabategura amasakaramentu karimo ibitero. Ni ikindi gitabo kinini cyane ndetse gifite ingingo nyinshi cyane, kirabisobanura kikavuga ngo umwana nawe avukana ya kamere ya muntu yahinanyijwe n'icyaha, arayivukana kubera ko ababyeyi bacu bacumuye badusigiye umurage wo gutsindwa ndetse no guhindanwa n'icyaha. Aba bana rero nabo bakeneye, ubwo ni mu ngingo yacyo y'icyo gitabo nimero 1150, ndi kugenda bivuga mu kinyarwanda ariko ubundi byanditse mu gifaransa. Abana rero nabo bakeneye kuvuka bundi bushya muri batisimu, kugira ngo babe abantu bigenga kandi bakijijwe imbaraga za sekibi ziri muri muntu, kandi binjire mu bwigenge bw'abana b'Imana. Ababyeyi rero mu kwemera kwabo bashobora kubatirisha umwana wabo, kandi bakiyemeza no kuzamurera muri uko kwemera. Biyemeza kuzamuha uburere bwa gikirisitu muri uko kwemera, kandi bagamije kugira ngo nyine koko agume muri uko kwemera. Naho kuba umuntu ashobora gukura akabihindura, n'ubundi n'uwabatijwe ari mukuru nawe ashobora kubihindura, nabyo bibaho. Ushobora kubatizwa uri mukuru ariko bugacya nabwo ukabihindura, kandi ngo wabyiyemo uzi ubwenge. Ni ukuvuga rero ngo impamvu ababyeyi babatidisha abana babo ni uko iyo ikintu ari cyiza ntabwo utegereza uvuga ngo ese wategereza ngo nzamuhitiremo, kuko azihitiremo, kuko n'ibindi byose umukorera ni wowe umuhitiramo. Ni wowe umuhitiramo uko yambara, ni wowe umuhitiramo aho aryama, ni wowe umuhitiramo yewe rimwe na rimwe n'amasaha yo kurya, udategereje ko arira. Hari ushobora kuvuga uti umwana inzara igiye kuza, ntimutegereze ko arira, buriya igihe cyo gusonza cyageze.
sibyo? Ni wowe uvuga uti ngiye kumukingiza, ntabwo umubaza ngo reka dutegereze tuzabanze tumubaze niba gukingizwa abikeneye. Bipfa kuba ari ubuzima bw'abana b'Imana agiye kwakira, ukaba uzi ko ari icyiza. Ntabwo rero wajya gutegereza ngo azihitiremo. Erega hari ikintu cyaje cy'uburenganzira ngo umuntu agomba kwihitiramo ibintu byose cyangwa akabiganisha aho ashaka. Oya, ubu ntabwo ari byo. Twaremwe turemwa dufite aho twerekezwa. Iyo rero umwana ubishoboye umwerekeza ahandi hakiri kare, kandi ukabigiramo n'uruhare mu mikurire ye, umwereka ikiri cyiza. Nawe aramutse abihinduye, wowe ushimishwa n'uko icyo wagomba gukora wagikoze, kandi kuko waramukuye mu busembwa bw'icyaha umujyana mu buzima bw'Imana. Ni ukuvuga kandi nanone ibi ngibyo nabyo byakozwe guhera ku gihe cy'intumwa, ntabwo Kiliziya yabihinga inyuma. Mu kanya nibwo nakubwiye ngo mu ntangiriro babatizaga uhera ku mukuru kugeza no ku mwana warayavutse. Ibyo byagaragaye no mu rugo rwo kwa Corneille, ariko n'amateka arabigaragaza, kuko buriya Bibiliya iranditse, ariko iruhande hari n'ibintu n'ibitabo by'amateka bigaragaza ko abantu babatizwaga, ndetse bakabatizwa guhera n'abana bato bakiri impinja bakabatizwa. Nta mpamvu rero kuvuga ngo nzategereza. Iyo nzategereza n'igihe wategereza uwo muntu ntazanabeho. Ibyiza rero ni uko yaba yarahuye n'Imana hakiri kare. Kandi aho ngaho ndanyuzwe. Mbere y'uko ukomeza uko wari uri kubipanga, ndanyuzwe n'ubundi wa mugani, umwana n'ubundi ibindi byose babimuhitiramo. Ntabwo wavuga ngo wa mugani reka azabanza kure ngo njye najya kumukingiza, kandi kure ahubwo kumukingiza biri muri bimwe bituma akura. Ubwo ahubwo ikindi kibazo kubera iki, reba padiri, urabona nk'ubu nk'urugero, njye narabatijwe, ubu ni ukuvuga icyaha cy'inkomoko naragikijijwe. None se ni gute nzabyara umwana ugifite kandi nari nagikijijwe? Oya, icyo cyaha gifitanye isano na kamere ya muntu. Kuba warakijijwe icyo cyaha, ariko uwo mwana we azavuka afite ya kamere ya muntu, ya yindi yashyizwe mu busembwa bw'icyo cyaha. Ntabwo ari ukuvuga, ntabwo ari ibintu biri genetike, ahubwo ni padi. Ubwo se kamere yanjye, ubwo none umwe mwarambatije kamere irasigara, kamere muntu ubwo yagiye ku ruhande. Kamere ya muntu ntawe yagiye muri batisimu, ntabwo bagukuyemo kamere ya muntu, ahubwo baguhaye ubuzima bw'abana b'Imana ushobora gutsinda, ishobora kubera imbaraga kamere muntu. Uwo mwana rero nawe afite kamere y'umuntu, ariko akeneye cya kimenyetso Kristo yateganyije, cya kimenyetso Kristo atangiramo ubuzima bwe, aragikeneye. Ubwo urumva ko kamere wowe urayifite, ariko wahawe n'izindi mbaraga zituma ubasha kuba ikiremwa gishya. Warembaye ikiremwa gishya, umwana w'Imana. Nawe rero azakenera kutaba umwana wa kamere gusa, ahubwo aba umwana w'Imana. Nicyo kimenyetso, ni ukuvuga ngo tuguhaye Yesu. Nanjye ugiye kubatizwa ndi mukuru, nihaye Yesu, noneho bigatuma wakira ubuzima bushya bw'abana b'Imana, bigatuma ya kamere y'intege nke ishyigikirwa na kamere y'ubuzima bushya bw'abana b'Imana, nuko umuntu yabisobanura. Yego, ubwo hari ukuntu wari uri kubivuga kuri batisimu, nuko nari nkwiyenterabtinze nyine kugira utwo tunsobanurire ntaza kudusiba. Yego, ndumva kuri batisimu wenda aricyo twaba tuvuze, kereka wenda wagira ikibazo kindi yabaza ku bijyanye na batisimu. Wenda ahubwo wenda ushobora kubaza uti ninde ubatiza muri Kiliziya? Ushinzwe kubatiza wa mugani ninde? None abo turi kumwe rero, uragira ikibazo muri chat acyandike, nkikubaze batazabyandika nyuma wagiye. Ubwo abo turi kumwe bari kubyumva. Nyine ufite ikibazo kuri batisimu yacyandika muri chat ngahita nkibaza. Ni ukuvuga ninde ubatiza muri Kiliziya rero? Muri Kiliziya, nk'uko cya gitabo cya katekisimu ya Kiliziya kibivuga, habatizwa icyo bita ministre du sacrement. Ministre ordinaire du sacrement ni umwepiskopi, ni umupadiri, ndetse n'umudiyakoni muri Kiliziya yacu. Ariko ni abafite bya sakaramentu twavuze mu kanya muri ya yandi arindwi,
rimwe ry'ubutumwa twakunze kwita ry'ubusasedoti. mm, Buriya isakaramentu ririmo ibyiciro bitatu: abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni. Abo ngabo n'ubundi nibo babatiza muri kiliziya, ariko iyo bibaye ngombwa ubu n'umukristo wundi, umurayiki cyangwa buri imana wundi ashobora kubatiza iyo bibaye ngombwa, cyane cyane nk'imbere y'umuntu urwaye ugaragaza ibimenyetso by'uko ashobora kuva mu buzima, umuntu bigaragaza ko kugeze ku bihe bye bya nyuma, kandi bigaragara ashobora gupfa. Undi mukristo wese uri aho ngaho, umurayiki cyangwa uwihayimana wundi, ashobora kumubatiza, gusa apfa kubikora uko kiliziya igenza, ntahimbe uburyo bwe, agakoresha y'amazi, agakoresha n'aya magambo akoreshwa nyine: ndakubatiza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Akabikora uko kiliziya ibivuga, kandi yamara kubikora agahita ajya kwirega, niyeka mbyite kwirega, akajya kuri paruwasi akabwira abasaserdoti ko byabaye ngombwa ko batiza, kuko n'iyo batisimu inayirandikwa. Buriya iyo tubatije abantu bajya bamenya ko batisimu inandikwa, ikajyanwa igashyirwa mu bitabo bya paruwasi, ndetse igashyirwa mu bitabo bya diyoseze, ndetse ibyo batisimu bikoherezwa no ku cyiciro cya kiliziya i Vatikani. Padi, none se uwo muntu aramutse yireze mm, akayandika, noneho wa muntu yari yabatije bakeka ko agiye kwitaba Imana ntaba akitabye Imana, ya eh, batisimu yamuhaye yagikomeza ikagira agaciro cyangwa nibyo yazwi? nanjye nicyo nanjye gukomerezaho. Mm, Iyo bibayeho ko umuntu abatizwa n'undi muntu utari umwepiskopi, umupadiri cyangwa umudiyakoni, undi mukristo akabikora kubera ko yabonaga umuntu ageze mu marembera, ariko wa mugani nk'uko bivuga, na medicine ntabwo ari science exacte. Hari igihe bakubwira ngo uyu muntu afite ibimenyetso ibi n'ibi n'ibi, nta kiba gisigaye, ariko aho Imana wa muntu akaba bibaho mm, mm, hose. No kwa muganga hari abantu bakubwira bati uyu muntu ukuntu yabayeho ntitubizi, ubundi ibimenyetso byose byagaragazaga ko nta gisigaye, ariko tugiye kubona tubona iby'Imana, umuntu arasubiza. Iyo mm, bibayeho n'ubundi baragaruka bakirega, bakavuga ati yewe wa muntu tuba tuzi ko ibyo birangiye, ntabwo yapfuye. mm. Sinzi niba tukunyumva cyangwa twagize ibibazo Wenda bya wenda ndi kukumva, eh, ariko nubwo byari bikwamye ariko amajwi yarakomezaga kumvikana. ni ukuvuga ngo iyo bibayeho wa muntu ntiyitaba Imana, cyangwa ntapfe, reka tuvuge gutyo, n'ubundi baragaruka bakabivuga bati wa muntu ntabwo yapfuye, noneho agashyikirizwa umusaserdoti, umusaserdoti akamukoreraho ibindi bimenyetso atakorewe, kuko urabona Mm, ntiyasizwe kirisima, cyane cyane ntiyasizwe kirisima, cya kimenyetso cy'umwambaro wera ugaragaza ubutorwe, ndetse urumuri rwa kirisitu. mm, N'abatisimu bakayandika mu bitabo aho igomba kujya, batisimu ikandikwa noneho neza, nka batisimu igiye muri batisimu mu bitabo aho twandika ababatijwe bose, ko yindi yanditswe muri batemu in extremis, kandi uvuga ngo batisimu yenda gupfa kandi itanzwe n'utari minisitiri usanzwe itanga, wa mm, wundi ubyemerewe, umwepiskopi, umupadiri n'umudiyakoni, igira aho yandikwa hatari mu bitabo bisanzwe. Ariko wa muntu yabayeho agakorwaho bya bimenyetso, yabatisimu noneho ishyirwa no mu bitabo by'ababatizwa ku buryo busanzwe, gusa ntabwo biba bikiri ngombwa kongera kumukoreraho cya kimenyetso cy'ibanze cy'amazi, kuko kiba yaragikorewe. mm. Ubwo bareba Ndumva ibimenyetso ari uko bitandukanye. twabisobanura. Mm, ndabyumva Padi, aho ndanyuzwe, twajya ku rindi sakaramento rikurikiyeho. Isakaramentu rikurikiraho ni isakaramentu ryo gukomezwa. Mm. Isakaramentu Buriya yandi y'ibanze atatu niyo tukiri. ni iryo gukomezwa. Mm, Isakaramentu ryo gukomezwa rero ni isakaramentu eh, kirisitu aduheramo roho mutagatifu n'ingabire ze. Izo ngabire za roho mutagatifu zigatuma umukristo wabatijwe noneho akomera cyane,
muri ya batisimu kubera roho mutagatifu ahawe, akaba ashobora guhaguruka akajya kuba umuhamya wa Kristo. Mm. Iryo sakaramentu ubundi ryo riva hehe? Tuzi neza ko Yezu yasezeranyije intumwa roho mutagatifu, kandi koko igihe yari amaze gupfa, amaze kuzuka ndetse no gusubira mu ijuru, ku munsi wa pentekosti intumwa zifungiranye zakiriye roho mutagatifu, asa n'indimi z'umuriro, abamara ubwoba, dore ko bari barikinyiranye batinya kwicwa nk'uko Yezu yari yarishwe. Mm. Ariko noneho bagira imbaraga, barasohoka, batangira kwamamaza Yezu Kristu bihereye kuri Petero, intumwa nkuru, bavuga ati wa wundi mwishe yarazutse ni muzima, babihawe na roho mutagatifu. Uko Mm. intumwa zabihawe, zahawe roho mutagatifu zigashira ubwoba, zidashize isoni, ariko ntizashize isoni, ahubwo zashize ubwoba. Hanyuma zijya kwamamaza ko Yezu Kristu ari muzima, ari nayo nyigisho y'ibanze ya Kiliziya. Mm. Noneho kandi tuzi ko intumwa nazo aho zageraga zigasanga ari ababatijwe, zabaramburiragaho ibiganza bagahabwa roho mutagatifu, nabo bagakomera mu kwemera. Ni aho ngaho isakaramentu ryo gukomezwa rituruka kuri uwo roho mutagatifu Yezu yemeye, yasezeranyije intumwa ze, ndetse n'intumwa zamara kumwakira no kumwamamaza, nazo zikajya kumuha abasigaye. Mm. Muri Kiliziya rero isakaramentu ryo gukomezwa ritangwa nande? Ubundi Mm. isakaramentu ryo gukomezwa ritangwa n'umwepiskopi wenyine. Mm. Ryatangiye ari intumwa, bikomereza ku basimbura bazo aribo bepiskopi. Mm. Ubundi umupadiri ntatanga iryo sakaramentu, Mm. abikora gusa ari uko yabiherewe uburenganzira n'umwepiskopi umutuma, akamubwira ati ngira aha utange isakaramentu ryo gukomezwa, uyu munsi mbiguhereye ububasha. Mm. Ariko ntabwo bivuga ko ububasha bumuhaye ku buryo buhoraho, ahubwo abumuhaye muri ako kanya. Mm. Icyo ngicyo twavuga ku isakaramentu ryo gukomezwa rihabwa ababatijwe, nabo bakomeje kwigishwa, bakarushaho kumva uruhu mutagatifu agiye kwakira n'ingabire ze n'imbaraga zabaha kugira ngo bajye kubera abahamya Kristo. Mm. Isakaramentu ryo gukomezwa naryo ritangwa ukomeza akuramburiraho ibiganza, akagusabira ingabire za roho mutagatifu, kandi akagusiga n'amavuta ya kirisima. Mm. Yego. Padi, none se ubwo ni ukuvuga ko umuntu umaze gukomezwa abahawe ingabire za roho mutagatifu aba yemerewe kujya kwigisha inkuru nziza mu mahanga? Eh, Yego, ni ukuvuga uwakomejwe wese afite uburenganzira ndetse n'ubutumwa bwo kubera Kristu umuhamya, akagaragaza ukwemera yemera, kandi akakuvuga ashize amanga. Ni ukuvuga ko afite n'inshingano zo kwihugura kenshi kugira ngo arusheho gucengera ibyo yemera. none Padi, ngiye kubaza ikibazo kimeze nk'aho kiri bizarre, ariko hari ukuri kurimo. Eh, Abihaye Imana muratuvunisha muri ubwo butumwa. Ni ukuvuga nk'urugero, wenda mm, guheraho ngushimira ko wemera ukadufasha, twebwe urumva donc nibwo butumwa nanjye ndi gukora. Nanjye mm, ndi gukora ubwo butumwa mpabwa no kuba narabatijwe nkanakomezwa. Ndi yego, kwamamaza ingoma y'Imana mu yindi miryango. Imiryango donc yaratubutse. Twagize n'imiryango yo kuri social media, eh, kuri za YouTube, za Instagram, TikTok n'izindi n'izindi. Noneho yego, hari nk'abihaye Imana usaba ati wamfashije ukaza gusobanurira abantu bari kuri iriya social media runaka ibintu by'ukwemera, kuko bakakubwira ati hoya, ngo muzajye muza kuri santarari cyangwa ku muryango remezo cyangwa kuri paruwasi, kandi hari abandi bantu. Uwo ni umwe. Undi akakubwira ngo hoya, ngo bisaba ko njya kubisaba uburenganzira ngo kwa musenyeri. None se mm, niba guhabwa kubatizwa no gukomezwa ubwabyo biguha ubwo bubasha, izo mm. limite zo muzivugaho iki? Izo limite kuko nk'urugero, Icyo reba nabivuga, Badi, dufatire kuri bene data. ino si y'iki gihe digitale,
yuzuyeho eh, kontenti. Iyo miryango remezo eh, mishyashya n'amasantarari mashyashya, buriya kuri TikTok hari imiryango remezo ihari n'amasantarari, no kuri Facebook nayo yose. eh, Abarokore bo bafiteyo kontenti, abarokore nabo mu mm, yandi madini n'abandi bafiteyo kontenti. mm, Abakristu bacu bari kwasimira, bari kurya izo kontenti, kuko mwebwe mm, mwanze kuzanayo izacu mhm, zatugenewe nk'abakristu gatolika. Bo mm. twajya no kubivuga tukabivuga nabi kubera ko mwanze kuza kubivuga uko bigomba kuvugwa. Yego. Eh, Nanjye icyo kibazo ndakibona, ntabwo navuga ngo ngiye guhisha amaso ngo mbere nka ya nyoni ibona abayirukankanye igapfurika umutwe mu butaka ikavuga ngo ubwo ntakibona nabo ntibakimbona. Ntabwo naba mm, nk'iyo nyoni ngo njyewe ngende mvuge ko icyo kibazo ntakizi, ndakibona. Hari mm, akantu ko gutinyatinya abantu batari bake bafite, mm, yewe no mu bihayimana karashoboka, ko gutinya ibi byo kuri interineti, izi mbuga nkoranyambaga, mm, kuko ari nk'ibintu bishyashya batamenyereye, wenda batabayemo kuva mu buto bwabo, cyangwa se ngo igihe bigaga bitoza kujya kwamamaza Yesu Kristo nabo barabwira bati hariya naho barahanyura. Ako kantu ko gutinyatinya gashobora kubaho rwose, kandi ndakabona nanjye. mm, Nanjye rwose hari uwambwira ati ariko wowe imbaraga uzikura hehe? nawe ariko jyewe nta n'imbaraga nzikura, ni uko nzi yuko Kristo kuva mu gukomezwa ansaba kwamamaza ibyo n'ibintu nkabibera umuhamya. Noneho kuva narabaye n'umusasedoti, imbaraga zigomba kurushaho kwiyongera, ntabwo nagombye gutinya. Icya mm, kabiri, kuvuga ngo ndabanza kujya kubisabira uruhushya umwepiskopi, kereka wataye ubutumwa busanzwe, wenda ubutumwa busa ndi mu vishyoro njya aho yanyohereje nkajya mm, kubikorera i Burundi, aho nagombye kumusaba uruhushya kuko n'ubundi mvuye muri paruwasi aho yantumye. Ariko niba ndi muri paruwasi yanjye nakoze ubundi butumwa, nkajya no kuri social media nkamamaza ko kwemera, mm, ntabwo umwepiskopi yandakarira, kereka wenda abonye navuze ibitavugwa, navuze ibitari ukwemera, cyangwa se indi myitwarire nagaragaje nayo atari mizima. eh, mm, ariko ubundi ntabwo yababara. Kandi ahubwo noneho kiliziya inasigaye inabidusaba, nk'ubu dufite inyandiko za papa zitubwira ko ahubwo itangazamakuru rigomba gukoreshwa cyane kugira ngo ivanjiri igere gusa. Yewe mm, yaranatubwiye papa ati mwamamaze Yesu Kristo kugeza mu manegeka yose ashoboka. mm, Yakoresheje ijambo ry'igifaransa, mugere muri periferi. mm, Periferi mu kinyarwanda nazise amanegeka no mu mfuruka zindi ziri kure cyane. mm, Ni nayo mpamvu ujya kubona ukabona hari umupadiri wahagurutse agiye kwigisha mayibobo ziba munsi y'ikiraro, nawe akagenda mm, akicarana nazo kugira ngo arebe ko yababwira Yesu Kristo n'ibinashoboka, ahubwo Yesu azaba amufashe no kubakura muri ayo manegeka yo munsi y'ikiraro. Yesu mm, Kristo abigiremo uruhare, bagire ukwemera ariko bave no muri ayo manegeka barimo. Niyo mm, mpamvu rero gutinya njyewe ntabwo nabishima rwose. Niba nanyumva bagenzi banjye ntibazandakarire, mm, kuko n'ubundi baragenda bakajya mu kiliziya irimo ibihumbi bitatu by'abantu ukamamaza Yesu Kristo. Gutinya rero kujya kuri social media, yego wenda bishobora kuzagera ku bihumbi 15, 30, 60, ibihumbi 100, ariko ubundi twishimira ko ahubwo inkuru nziza yageze kuri benshi. Nicyo umuntu yakwishimira, ko inkuru nziza n'ukuri kw'Imana kwageze kuri benshi. Gutinya mm, rero burya wa mugani ntabwo ari byo, kandi nyine roho w'Imana atumara ubwoba. Iyo mm, uzi ko ugiye kuvuga ikiri cyiza, ntabwo watinya kukivugira aho ariho hose. mm, Aho ariho hose upfa kuba uzi ko ugiye kuvuga ikintu cyiza. Niba wenda wumva hari ikintu kikurimo cyaho, nakubwira ngo ntuzagere. Ariko nzi ko abapadiri, ababikira, abafurere, yewe n'abarayike beza baba bafite ibyiza kandi bashobora kugeza ku bandi. Nibyo koko, mm, niba abo bandi baruvuze baturusha kugera kuri izi mbuga, ntabwo bishimishije. Nashimira rero n'abapadiri n'ababikira batangiye kubigerageza, kandi nawe wabonye ko hari aho musigaye muganira, kandi ukabona mm, babikorana ubushake. mm, Wenda twaratinze, ariko reka dutangire kandi dutangirane imbaraga. nibyo rwose. Padi, urakoze kandi waranakoze kubyemera ko nyine dufasha nyine kubikora, nyine twe kugira tutabikora nabi, nyine udufasha kubona kontenti nziza. None rero Eh, ubutumwa nyine bagomba kumva, bamenye ko imiryango remezo no kuri YouTube irahari, kandi niyo irimo mm, abantu benshi.
no kuri mm. n'amasantarari ahari n'amaparuwasi arahari no kuri TikTok no kuri Facebook no kuri Insta hose imiryango remezo iriyo nibaze Reka nayo nshake bayige. umuriro, reka nyaruke Eh, gatoya, ngiye gushaka umuriro ncomeke kuko ndi kumbana mukeya. nta kibazo, reka tube dushyizemo akaririmbo. Nagarutse garutse. Wari ushyizemo ya ndirimbo yacu. Nshyizemo ya ndirimbo yawe dukunda cyane. Eh, nibyo nakubwiraga, Mm, imiryango eh, remezo aho nawe irahari bagomba bimenye. Nyine ibyo bintu ndabizi padi, byarabaye hari umuntu mm. babwiye ngo mujye muza ngo ariko ngo ntiduhora tubatumira mu myiherero ngo hariya kuri paruwasi no kuri santarari ngo mujye muza. Ukibaza Abantu abakristu bakwiye nibo bagomba gusanga abapadiri cyangwa abapadiri bagomba gusanga abakristu. byombi byakorwa, ariko Yezu Kristo yadutumye gusanga n'abakirisitu tugasanga imbaga y'Imana. Ntabwo wavuga ngo bajye bahora bansanga gusa. Mm, Ubu ejo nari ndimo gusura ingo z'abakirisitu kuko ari ubutumwa twahawe n'Arkiyepiskopi wa Kigali. Tugenda tuzenguruka mu ngo tubashyiriye mm, iby'ingoma y'Imana. Ni ukuvuga rero mm, ntabwo wavuga ngo bazajya bahora baza. Kandi noneho ikindi kibazo gihari, ugomba gutekereza ko harimo n'abahungu bafite imirimo ituma mm, bahora bahuze. mm, Ndatekereza nk'umusirikare uri ku rugamba, ariko ashobora kujya gutya yabona akanya gatoya ko kureba kuri telefone akaba ahuye n'ijambo ry'Imana. mm, Ndatekereza nk'umuganga ushobora gukora amanywa nijoro, kandi muri iyi minsi abaganga hari igihe rwose usanga batorohewe. mm, Ndatekereza nk'umuntu ushinzwe umutekano ahantu ahantu. Hari abantu wowe wamuhamagaye kuwa gatandatu nyuma ya saa sita saa munani mm, ngo aze umwigishe, kandi ubwo saa munani araba atangiye mm, izamu rya muganga mm, rizarangira ejo mu gitondo. Ariko ashobora nko kugera mu ma saa cyenda z'ijoro, abarwayi ntabahari benshi, yafungura agatelefone akagwa ku kiganiro nk'iki ngiki, kikaba cyamugirira akamaro. Ni nayo mpamvu rero tutagomba kuvuga ngo abantu bazadusanga gusa, tugomba kubasanga aho bari. Hamwe mu ho bari hari kuri izi mbuga nkoranyambaga. mm, Izi mm, mbuga nkoranyambaga hariho n'umuntu wenda wumva atazagera mu kiliziya, basigaye babitubwira ati cyangwa ibyo mu kiliziya sinshaka kujya. mm, Niba Imana inkundira ahantu runaka usanga birahagije, ariko mm, yafungura agatelefone akaba ku kiganiro nk'iki, akagenda ahindura imyumvire buhoro buhoro, ahubwo mm, akaba ariwe uzamugorora no mu kiliziya. mm, Niyo mpamvu tutagomba gukomeza gutinya, kuko ahubwo ku gutinya Imana izanabitubaza. Ahubwo Imana iti ko mwabonye aho mugomba kunyura ngo mugere kuri benshi kuki mutabikoresheje. Cyane cyane ko noneho n'inyandiko za kiliziya, hariho inyandiko ya kiliziya ivuga yitwa Intermirifika, itubwira gukoresha itangazamakuru. Noneho n'ibyo byose nakubwiye papa yatubwiye gukora, gusanga abantu mu manegeka yose. Arkiyepiskopi wa Kigali nyiricyubahiro none Karidinali Kambanda nawe yagiye abitubwira ati ariko naho ngaho mujye muhakoresha mwamamaza inkuru nziza. Njyewe mba mbona rero tugomba kugihagera hose. mm. Mm. Padi, ubwo twajya ku rindi rya gatatu irikurikiyeho. Isakaramentu ryari rikurikiyeho rero ni Ukarisitiya. Mm, Ukarisitiya rero ndagira ngo mubwire ko Ukarisitiya ni isakaramentu rikomeye cyane muri kiliziya, mm, kuko niryo sakaramentu rizinze kwinjira mu muryango w'abana b'Imana. Naryo ni ipfundo rikomeye cyane, kandi Ukarisitiya ni isoko n'agasongero k'ubuzima bwa kiliziya muri rusange. mm, Ukarisitiya rero ni isakaramentu ry'umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu, uko Yezu yariremye ku wa kane mutagatifu araye ari budupfire. Araye ari budupfire yari kumwe n'intumwa ze, nuko afata umugati arawumanyura arawubaheza ngo bawusangire, arababwira ati iki ni umubiri wanjye watangiwe. Afata na divayi ayiha umugisha arayibahereza ati musangire iyi nkongoro,
kandi iyi ni inkongoro y'amaraso yanjye agiye kubatangirwa, agiye kubamenerwa. Arangije ati kandi bijye mubikora iteka, tuzaba turi kumwe, nzajya abandi bari kumwe nawe. Ni ukuvuga iki rero? ukarisiya ni ifunguro ry'umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu dutura mu gitambo cy'ukarisitiya nyine, cyaje no kwitwa izina rya misa. Imisa yaje wagira ngo ni akazina kari nk'akabyiniriro, ariko kageze aho karafata, mu ijambo ryageze no mu ndimi zose. ukarisitiya ikaba ari ubuzima bw'Imana, kuko ni Yezu Kristu dutura kandi dutuza mu buzima bwacu, tukamuhabwa nk'ifunguro n'ikinyobwa, tukaronka imbaraga ze, tukakira ubuzima bwe kugira ngo adushoboze ibyo ubundi umuntu adakunda kwishoboza. Ni ukuvuga ngo ukarisitiya ni naho ubuzima bwa kiliziya bushingiye, kuko nta ukarisitiya ntabwo kiliziya yashoboka. nimvuga ukarisitiya kandi mbere ya byose mujye mwumva n'iyo misa ubwayo, n'icyo gitambo cy'ukarisitiya nyine, aho duhabwa umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu. Ikindi navuga kuri ukarisitiya ni uko ukarisitiya ishobora no guhazwa abataje muri iki gitambo cya misa. Ubundi mu buryo busanzwe abahazwa Yezu Kristu muri ukarisitiya ni abaje mu gitambo cya misa, kandi nabo bayihawe, bayihagijwe, icyo twita première communion. Hanyuma noneho kandi bakaba nta nzitizi zikomeye zibabuza guhazwa. Ariko iyo bibaye ngombwa tugemurira n'abarwayi aho batuye, cyangwa se tukaba naho tugahaza n'abageze ku bihe bya nyuma, icyo bita extreme, icyo bita viatique. Ni ukuvuga ni uguherekeza umuntu muri imbere y'ubuzima, akagenda ari kumwe na Kristo. Ukarisitiya rero ni isakaramentu riturwa nande? N'ubundi riturwa n'umwepiskopi n'umupadiri, kuko ari bo bifitemo ubusaserdoti, ubuherezabitambo. Umwepiskopi n'umupadiri nibo batura icyo gitambo, kandi bagatura Imana, umuryango w'Imana wose. Umuryango w'Imana wose nawo ukaba uhari, kandi wemera icyo gikorwa, nawe ukemera kwitura Imana biciye mu biganza by'uwo musaserdoti. Hanyuma umusaserdoti akaba ari nawe wemerewe uhaza umubiri n'amaraso bya Kristo. Ni nawe wemerewe ministre, navuga ngo ordinaire w'ukarisitiya ni umusaserdoti. Urumva rero nivuga umusaserdoti wumva umwepiskopi n'umupadiri. Ariko bishobora kuba ngombwa ko kubera ubwinshi bw'abantu hatorwa abandi bantu, abandi bakristu, abarayiki cyangwa abiyeguriye Imana, bashobora gufasha padiri guhaza. Abo ngabo babiherwa ubutumwa n'umwepiskopi mu gihe iki n'iki, wenda akavuga ati mu myaka 3 iri imbere cyangwa 5 iri imbere, wowe Manuel, wowe Claude, wowe Brigitte, muzafasha padiri guhaza. Icyo gihe barigishwa, bakabiherwa n'ubutumwa, bakabikora mu gihe cy'icyo ngicyo. Biranashoboka nanone ko padiri ari gusoma misa akajya kubona, akabona nta wundi musaserdoti uri hafi ye, bavandimwe twita abagabuzi b'ingoboka b'ukarisitiya nabo ntibari hafi aho, ashobora kureba undi mukristu uri aho yizeye, azi ko ari umuntu nta makemwa, akaba yamuha ubutumwa bw'ako kanya muri iyo misa bwo guhaza. Ariko muri iyo misa yonyine, wa muntu ntasohoke avuga ngo ubu nahawe ubutumwa byarangiye nzakomeza. Oya, n'ubwo butumwa ubihawe muri iyo misa yonyine, hanyuma ubundi uzakomeza kubaho uko bisanzwe. Ukarisitiya rero niyo ngiyo, tukaba twayakiriramo ubuzima bw'abana b'Imana. Ukarisitiya ikaba ari ubuzima bwa kiliziya bwose, niho bwisanzurira, niho busagambira. Ukarisitiya ni isakaramentu rikomeye cyane,
nkaba nakwibutsa abantu ko tugira n'icyo twita reserve eucharistique, ni ukuvuga ngo twebwe iyo tumaze guhazwa hostia ntagatifu zasigaye ntabwo tuzijyana ahandi handi, ahubwo zifite aho ubushyinguro butagatifu, ahantu twita tabernakuru. Muri za kiliziya kenshi usanga hari n'agatara kaka kakubwira ngo witonde, hano hari Yezu Kristo, ku buryo n'umukristo winjiye mu kiliziya iyo ahabonye atera ivi akaramya Yezu Kristo uri mu karisitiya, akagira ati ntihasingizwe Yezu Kristo uri mu karisitiya, iryo sengesho akarivugira mu mutima we ariko akamwubaha. Ndetse twebwe tugira n'icyo bita gushengera Yezu Kristo uri mu karisitiya, ku buryo ushobora gufata akanya ukajya imbere y'isakaramentu muri ya reserve eucharistique, ndetse tugira n'igikoresho cyitwa ostensoir ushobora gushyiramo hostia ntagatifu, abantu bakayishengera bakayireba basenga Yezu Kristo, bamutura ibyabo byose, baganira nawe mu mutima. Ni icyo ngicyo wenda umuntu yavuga muri Eucharistia, ariko cyane cyane kuko navuze ko amasakaramentu yose ava mu byanditswe bitagatifu, mwibuke Yezu Kristo araye ari budupfire, niwe waremye Eucharistia, ati iki ni umubiri wanjye, aya ni amaraso yanjye, ni ifunguro mbabereye ifunguro njye ubwanjye. Yezu araza akatubera ifunguro riduherekeza, ndetse akaba n'inshuti tubana buri munsi. Padi, mu ntangiriro watubwiye ko amasakaramentu ni ibimenyetso bitagatifu Kristo akoresha, ariko hari n'ahandi uvuze mukunda no kuvugana buri munsi ko ngo Eucharistia ni Yezu muzima uba urimo, Yezu muzima uba urimo. Ubwo se ubwo ntibiyivana kuba ari muzima, ubwo bibivana mu rwego rw'ibimenyetso, ku buryo yo twazayivana muri ayo masakaramentu arindwi, kubera ko amasakaramentu ari ibimenyetso. Oya, ni Yezu Kristo twakira mu bimenyetso by'umugati na divayi. Ibimenyetso biracyari. Ni ukuvuga ngo upimye iriya hostia ku buryo buri chimique wasanga ari umugati, ariko nanone substance yayo, la matière ni umugati usanzwe, wasanga harimo glucose n'ibindi wasangamo glucose, wasangamo n'ibindi byose, hanyuma ariko la substance, l'essence ikiri cyo mu by'ukuri ni Yezu Kristo waje mu bimenyetso by'umugati na divayi. Ibimenyetso byo biragaragara, ubajije utemera uti iki ni iki, akubwira ati utabona ari umugati. Ubajije utemera akubwira ati ndabona iki ngiki ari ikinyobwa, yasoma ati ndumva ari divayi, ndumva ari alcohol. Ariko yaramutse kuwemera akurikije n'ijambo rya Yezu ubwe, avuga ati hano harimo Yezu Kristo, ari nabyo muri teologiya twita la substance, sibyo? La forme y'isakramento ni Yezu Kristo urimo ku ijambo rye yivugiye ubwe. Niyo mpamvu rero n'ikimenyetso kiragaragara, rero ikimenyetso kirahari, kuko nk'iyo tugiye gushengerera hari ikimenyetso uba ubona imbere yawe, muri matière yitwa hostie, ariko noneho wowe kubera ko wemera ukabuze ko atari matière gusa, harimo na forme. Matière na forme rya ntimwabize muri filozofiya. Ubwo la forme y'ukuri ni Yezu Kristo, c'est ça la substance, ni Yezu Kristo ndeba kandi ni Yezu Kristo mpazwa, Yezu Kristo winjiye mu buzima bwanjye. Nibyo Padiri, ubwo twajya ku rindi rikurikiyeho rya kane. Irya kane rero nk'uko twabivuze, isakaramentu rya kane muri ya masakaramentu, ubwo tugeze mu cyiciro cya kabiri, ya masakaramentu turongeramo ubuzima adukiza uburwayi. Ni isakaramentu rya penitensiyo. Ubundi ni sacrement de pénitence et de réconciliation. Ni ukuvuga ngo tubyita muri kiliziya ngo ni sacrement de pénitence et de réconciliation. Ni isakaramentu ryo kwiyunga n'Imana twacumuye, tukiyunga na kiliziya twakomerekeje, tukiyunga n'abavandimwe muri rusange tutabaniye, tukiyunga ndetse natwe ubwacu
kuko twivuguruje. Muri batisimu twemeye kwanga icyaha, kureka icyaha, ariko kubw'intege nke za muntu dore turacumuye. Yezu rero yateganyije isakaramentu nk'iryo ngiryo, ndetse biva mu byanditswe bitagatifu. Ibaruwa ya kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye abanyakorinti, hari aho avuga ati nimwemere laissez-vous réconcilier avec Dieu, nimwemere kwiyunga n'Imana, mwiyunge n'Imana. Kandi nanone Yezu adusaba no kwiyunga n'abavandimwe, kuko muri Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 24 Yezu aritubwira ati ngaho banza ujye kwiyunga na mugenzi wawe mbere yo kujya gutura igitambo. Ariko nanone twibuke ko Yezu Kristu mbere yo kuva kuri iyi si yasezeranyije intumwa y'umutagatifu ati mbayeho umutagatifu, abo muzakiza ibyaha bazaba babikijijwe, abo muzabirekera kandi bazabigumana. Iryo sakaramentu rero naryo rikagaragara nk'isakaramentu Yezu Kristu yiremeye akariha kiliziya, rikaba ari isakaramentu Imana ubwayo yonyine ikiriza mu munyabyaha wanze icyaha akakicuza akagisabira imbabazi kugeza n'aho ngaho. Nicyo twavuga ku isakaramentu rya penitensiya. Tubanje kubona ko ari Yezu Kristu naryo wariremye, igihe ahamagarira umuntu wese kwicuza mbere yo gutura igitambo, igihe ndetse by'umwihariko abwiye intumwa ati ngaho nimugende mubayeho mutagatifu, aho muzakiza ibyaha byose bazabikizwa, aho muzabirekera bazabigumana. Ibyo ni Yezu Kristu wabivuze. Yezu Kristu ariko nanone icyo navuga ni uko utanga iryo sakaramentu ni umusaserdoti n'ubundi ni umwepiskopi, ni umupadiri. Si bo bakiza, ntabwo ari bo bakiza, hakiza Imana, bo bakaba igikoresho cyayo, ni ibikoresho byayo. Yezu Kristu ni uko yabishatse. Ndetse hari n'abajya bagira ikibazo batari ko se mwebwe gutanga penitensiya, mwebwe se bikagenda bite? Umupadiri n'umwepiskopi nabo ni abakristu, nabo bahabwa penitensiya. Nk'ubu nkanjye hashize iminsi mike nyihawe, hari iminsi ishize nyihawe, ahubwo numvaga nanone nongeye kwikenera, kuko nyine nanjye haragenda nkumva kuri roho yanjye ntabwo hameze neza, ngomba kongera guhura n'impuhwe z'Imana. Icya kabiri twavuga ni uko hari abantu bajya bavuga ngo ese ngo ntabwo ngo wajya mu cyumba cyawe ugasaba imbabazi Yezu Kristu bitagombye kujya kwa padiri ngo Yezu akagukiza. Ndamusubiza nti nibyo uvuga ni ukuri, Yezu yagukiza, ariko se ko Yezu wagukiza ari nawe wagennye iryo sakaramentu akagena n'abazajya baritanga, impuhwe z'Imana zikabacaho, niyo wabikoze. Niba koko wumva ushaka gukira byuzuye, wanyuze muri izo nzira zose Yezu Kristu yagusigiye, nyura muri izo nzira zose Yezu yagusigiye. Noneho wongera ko n'umusaserdoti iyo amaze kukumva ashobora kugira inama, uko hari igihe ushobora uburyo wicujije butuma yumva yakugira inama ahantu hamwe na hamwe. Yewe hari n'icyo ushobora kwita ko ari icyaha atari icyaha. Burya hari igihe umuntu ashobora sinshaka kumena ibanga rya penitensiya sinabikora, ariko reka ntekereze nk'umuntu yambwiye ati maze iminsi ifite agahinda gaterwa n'iki se, umwana wanjye rwose imodoka yaramugonze, ati nta kindi nawe unyikirize. None se ubwo agahinda ni icyaha? Agahinda ntabwo ari icyaha, kereka wabigiyemo uburakari, kereka waragize ubushake bwo kwihorera, wenda kukugongera umwana abishaka atabishaka, kereka warabitakarijemo kwemera, nicyo cyaha. Naho agahinda ukabwaho ko na Bikira Mariya yarakagize, kandi Bikira Mariya ntiyacumuye, na Yezu yagize agahinda kandi Yezu ntiyacumuye. Ni ukuvuga ngo padiri ashobora kukugira inama no ku buzima bwawe bwa gikristu muri rusange, ariko padiri ashobora no gusigara gusabira. Ni nayo mpamvu Yezu washatse ko binyura muri iyo nzira. Erega Yezu araturebera, azi icyo dukeneye, akavuga ati rero mugende musange abo basaserdoti babafashe
nzabakiza kandi nzanabakoresha mujye inama mufatikanye muri byose. Wa muntu kandi ugeze kumbaza gutyo akambwira ngo ariko umuntu ntashobora kujya mu cyumba akabatizwamo, naramubajije ese kuki utabimbaje no kuri batisimu? Ntushobora kuguma mu cyumba cyawe ukabwira Yezu ngo akubatize? Kuki usaba wakeneye padiri? Eh, Kuki wakeneye gukomeza ugakenera padiri? Kuki se wumva ukeneye umugisha wo kugenda kubwira padiri uti padiri nk'umugisha cyangwa se urugo rwanjye uwo muvandimwe Imana yamuhaye ubwo butumwa bwo gukora ubwo butumwa nyine kugira ngo abafashe kurushoboka n'Imana no mu mbabazi zayo. Ikindi navuga kuri penitentiary ko bataka kumva ko padiri ari umucamanza. Hari uwo ushobora kubivuga ati ariko se ndagenda njya imbere ya padiri mvuga ibi n'ibi n'ibi, yazi ko ndi umuntu ugororotse, yazi ndi igitangaza, atantekeraga ibi bintu yewe. Oya, padiri muri penitentiary ikintu cya mbere kimugenga ni impuhwe. Abatimuwe abagenda yisanisha neza na Kristo. Njyewe ahubwo isakaramentu rya penitentiary riri mu bintu bituma ndushaho guca bugufi, kuko uhita ubona ko twese dukeneye impuhwe z'Imana. Muri penitentiary habona padiri ngo nawe yumva ko nubwo yabaye igikoresho kiramo padiri imbabazi Yezu atanga. padiri byari bikwamye hari aho wari ugiye kuvuga ngo muri penitentiary hari ubwo padiri yumva ko nubwo yabaye Muri igikoresho. penitentiary Mm. muri penitentiary padiri arushaho kugira impuhwe kuko arushaho kubona ko umuryango w'Imana ukeneye impuhwe z'Imana. Sibyo? Turacyumvikana? Padiri akeneye impuhwe abona ko umuryango w'Imana ukeneye impuhwe z'Imana. Nawe kandi uko yakira abandi akabafasha, nawe arushaho kumva ko akeneye gusanga undi musaseridoti nawe akamufasha gukora urugendo rwo gukira icyaha mu bice muri penitentiary. Uvuze gutyo nibuka umusenyeri, hari umusenyeri umunsi umwe umwepiskopi yari agiye kugenda, yari yatendinze ibirori bya korali ariko biba ngombwa ko ataha kare kubera ko yari afite izindi gahunda agiye kujyamo. Ari gusezera yaravuze ati rero ubwo reka mbaho umugisha kugira ngo nanjye mbonereho kuwutahana. Ni ukuvuga yarawuduhaye ariko nawe aboneraho nawe arawutahana. nawe arawutahana. Muri penitentiary umupadiri aba aciye bugufi, agira n'impuhwe nyinshi ndetse bituma abona nuko asabira isi cyane. Ikindi burya kandi nta cyaha wabwira padiri ngo kimutungure kuko ibyaha byose azi ko umuntu yabishobora. Ubundi si icyaha ntashobora ni ikihe cyangwa icyaha utashobora ni ikihe? Icyaha cyose umuntu yagishobora. Ntabwo rero padiri yatungurwa, ahubwo padiri arushaho kumva ko akwiye gusabira isi muri rusange. Niyo ugiye gutanga penitentiary ubundi biba byiza ko ubanza gusenga kandi na nyuma yayo ukongera ugafata ba bantu bose mwahuriye iryo sakaramentu ukabatura Imana nawe utiyibagiwe, kandi nawe ntibibagirwe kuyitanga. Erega urabona, reka ntange urugero wenda nubwo ingero rimwe na rimwe zidasobanura kuri ijana ku ijana, comparaison n'est pas raison, ariko comparaison nanone irafasha. Umubyeyi afata akana kakakuhagira, iyo ari kukuhagira ntabwo aba ari kugaseka, sibyo? Uzi ko akambura imyenda akakuhagira, ntabwo nawe akambura imyenda ntabwo akambura imyenda ngo atangire agaseke ngo dore wambaye ubusa. Arakuhagira ahubwo agashimishwa nuko kari kugasukura neza, agashimishwa no kuko mu kanya agasiga amavuta akagahumura akambika utwenda twiza. Kandi nanone uwo mubyeyi iyo amaze gukarabya umwana we ntabwo avuga ngo ninjye ukarabye sinjya nkaraba, ninjye ukarabya njye sinjya nkaraba, nawe afata umwanya akajya gukaraba. Ni ukuvuga ngo na padiri rero nuko bimeze, aragufasha guhura n'impuhwe z'Imana ariko nawe ntiyibagirwa ko za mpuhwe z'Imana nawe azikeneye, nawe kandi ahabwa penitentiary n'undi musaseridoti mugenzi we. Murakoze cyane. Kandi ubwo twajya kurikurikiyeho ku rya 6. Twajya ku isakaramentu
ryo gusigwa kw'abarwayi. mm, Isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi naryo riva mu byanditswe bitagatifu, cyane mm, cyane wenda tutagiye mu nyigisho nyinshi cyane, cyane cyane twareba mu ivanjiri ya Yakobo, nako mumbabarire ntabwo ari ivanjiri, mu ibaruwa ya Yakobo mutagatifu umutwe wa 5, niho tuzasanga amagambo avuga ngo mwaba se iwanyu mwifitemo umurwayi, nahamagara abakuru ba kiliziya bamuvugireho isengesho bamusige n'amavuta matagatifu. Iryo sengesho n'amavuta matagatifu zazahora roho uwo murwayi, kandi niba afite n'ibyaha yakoze abibabarira. Mu yandi magambo, tutagiye mu nyigisho ndende cyane za teolojiya tuba twarize mu bundi buryo, iryo jambo ryari ryatwereka ko biva mu byanditswe bitagatifu. Mu ibaruwa ya Yakobo, mwaba se mwifitemo umurwayi, nimuhamagaze abakuru ba kiliziya bamuvugireho isengesho kandi bamusige amavuta y'abarwayi. Iryo sengesho rizahora roho y'umurwayi, kandi niba yakoze n'ibyaha abibabarirwe. Iryo sakaramentu ritangwa n'umusaserodoti, umwepiskopi cyangwa se umupadiri. Muri kiliziya tugira amavuta y'ubwoko butatu: tugira amavuta y'abigishwa, tukagira amavuta ya kirisima, tukagira n'amavuta y'abarwayi. Icyo gihe aho ngaho hasigwa amavuta y'abarwayi, ndetse iyo bishoboka abanza no guhabwa penitensiya, ndetse ukaza no kumuhaza umubiri wa Kristo iyo bishoboka. Ariko ibyo byombi bitakunze, ntibyabuza ko iryo sakaramentu naryo waritanga ukoresheje amavuta matagatifu n'ijambo riherekeza amavuta matagatifu. Iryo sakaramentu rihabwa uritanga n'umusaserodoti w'umwepiskopi cyangwa umupadiri, urihabwa n'umuntu urwaye kandi urembye. Ariko kuremba ntibivuga uri gusamba, ntabwo bivuga usamba, ntabwo bivuga uwo bahebye, ahubwo bivuga umuntu urwaye kuko bigaragara ko arwaritse, ari kuvuga, ushobora kuganira na padiri, kuko muri iryo sakaramentu hazamo n'ikiganiro. Mboneraho n'umwanya wo gukosora bimwe mu byo abantu bamwe na bamwe bajya batekereza bitari byo, bazi ko ngo ari isakaramentu rihabwa ugomba gupfa, ndetse hari n'abavuga ngo yewe ngo padiri ngo avuyeyo kwa kanaka ngo byarangiye, ngo neza ko na padiri avuyeyo. Ibyo bigaterwa ahanini n'iki? Nuko bahamagara padiri kuko umuntu bye bisa nk'ibyarangiye, yageze no mu cyitwa koma cyangwa se arimo gusamba rwose, ku buryo ushobora gusanga nta n'ikiganiro mwagirana. Kandi isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi hazamo ikiganiro n'umurwayi, padiri aganira n'umurwayi, wumvise ko ashobora no kumuhaza umubiri wa Kristo, uvuga ngo ni umuntu ukibasha kumira. Ntibagatinye iryo sakaramentu rero nk'aho isakaramentu ryo kwica, ni isakaramentu ritanga ubuzima. Mwumvise ko no mu ijambo ry'Imana ariko bavuga iryo sengesho n'ayo mavuta matagatifu bizazahuriraho uwo murwayi, kandi niba yarakoze ibyaha abibabarirwe. Ni isakaramentu ry'ubuzima rero, yewe nanjye ubwanjye ubabwira nigeze kurihabwa mfite imyaka 16, kandi murabona ko kuri 16 maze kuyikuba inshuro nyinshi. Buryo rero ntabwo abantu bagombye kuritinya. Ntabwo ari isakaramentu rihabwa yego abarwayi ibicurane, bavuga ngo isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi kandi ari ibicurane no gukora n'imirimo. Oya, ni umuntu urwaye uryamye, kandi noneho iryo sakaramentu rishobora guhabwa n'abageze mu zabukuru, kuko izabukuru nazo rijyana n'indwara nyinshi, imbaraga nkeya. Isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi rihabwa abarwayi barembye ndetse n'abantu bageze mu zabukuru, kuko iteka izabukuru rijyana n'indwara kandi rikajyana n'intege nkeya. Ariko nabonye abantu bakuru bataritinya. Hari aho nagiye rwose, umuntu w'umubyeyi wari wicaye no muri salo, ageze mu zabukuru mu myaka nka za 83, ariko ubona atari uwapfa ako kanya, ariko arambwira ati padiri, none se waba witeguye ukampa isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi? Ndamubwira nti rero ntabwo naje niteguye, ariko nimugoroba ndaza kuza ndongera ngaruke, kandi naragarutse nimugoroba kuko ndarimo. Nicyo twavuga ku isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi mu magambo makeya. Ni isakaramentu ry'ubuzima, ni isakaramentu ryo kunga ubumwe na Kristo,
uduherekeza no mu kigeragezo tuba turimo cy'intege nke n'uburwayi, ndetse uburwayi bujyana n'ububabare. Ibyo bigatuma tudaheranwa n'agahinda n'ububabare, ahubwo tukarushaho kugira ubuzima bw'abana b'Imana. Yego. Mm. Mm. Padi, twajya no kurikurikiyeho, iryo nta kibazo kinini nari ndifiteho. Isakaramentu dukurikizaho ni ya masakaramentu y'ubutumwa, ariho tugeze. Ubwo ni uku. Sakoma, Mm, ya masakaramentu y'ubutumwa ni abiri. Hari ugushyingirwa, hakaba ubusaseridoti. n'ibyo twakunze kwita mu Rwanda ubusaserdoti. Wumva amagambo ndi gukoresha, twakunze kwita. Ese ni ukubera iki? None se twaribeshye? Impamvu ndaza kuyisobanura gutya. Ubundi mu gifaransa yitwa sacrement de l'ordre. De l'autre. Sacrement de l'ordre. De l'autre. Ordre. Ordre. Mu cyongereza ni Holy Orders Sacrament. Noneho impamvu navuze ngo twakunze kwita iby'ubusaserdoti ni uko njyewe narabirebye nsanga ishobora kuba ari abamisiyoneri wenda babiteye no kutamenya ikinyarwanda cyane muri icyo gihe, babuze uko barishyira mu kinyarwanda. Niko ngiye mbitekereza. Baravuga ngo ni isakaramentu ry'ubusaserdoti, kandi ubundi tuzi ko, ndabisobanuranye, ubundi sacrement de l'ordre igizwe na dogere eshatu, sibyo? Sacrement de l'ordre igizwe na dogere eshatu. Dogere ya mbere ni ubwepiskopi, sibyo? Dogere ya mbere ni ubwepiskopi. Dogere ya kabiri ni ubupadiri. Dogere ya gatatu ni ubudiyakoni. Ikaba isakaramentu sacrement de l'ordre. Noneho abafite ubusaserdoti muri izo dogere eshatu ni izi ebyiri za mbere navuze, abepiskopi n'abapadiri. Noneho kubyita ibyo byose bya sacrement de kwita ubusaserdoti, wagira ngo n'umudiyakoni abaye umusaserdoti kandi atari byo. Ubu ni ingena nanjye nari numva abantu bavuga ngo ubusaserdoti ngo burimo ibyiciro bitatu, ngo abadiyakoni, ngo abapadiri n'abepiskopi. Iyo ni ya confusion yatewe, uko ngiye mbibona, na traduction itariyo. Sacrement de l'ordre igizwe na dogere eshatu, ubwepiskopi, ubupadiri n'ubudiyakoni. Igitabo cya Kiliziya Gatolika, katekisimu ya Kiliziya Gatolika, ndetse n'igitabo cy'amategeko ya Kiliziya kigaragaza ko abafite ubusaserdoti, abaherezabitambo, ni nabo basoma misa bonyine, kandi uzi ko igitambo gikuru mu Ukarisitiya nyine ni abepiskopi n'abapadiri. Noneho umudiyakoni, nk'uko icyo gitabo kibisobanura, ntiyabaye yinjiye muri iryo sakaramentu atari ukugira ngo ajye kuba umusaserdoti, ahubwo kugira ngo afashe, sibyo? Abumufasha, ni ukuvuga le service. Le diacre n'est pas ordonné en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Ibyo byanditse mu gitabo cya katekisimu ya Kiliziya, cyanditse muri Vatikani ya kabiri, ndetse byanditse no mu gitabo cy'amategeko ya Kiliziya. Le diacre est ordonné non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Iyo mpamvu rero nahoze mvuga kare, nkibaza impamvu utari kubimbaza bya sakaramentu twakunze kwita iby'ubusaserdoti. Noneho kandi ikintu cyatumye numva ko ntibeshya ni uko nabibonye mu gitabo cya Musenyeri Misago, wahoze ari umwepiskopi wa Cyangugu. Yaranditse, ageze kuri iryo sakaramentu, yanditse amasakaramentu yose muri icyo gitabo cye. Ageze kuri sacrement de l'ordre, mu Kinyarwanda aravuga ngo ni isakaramentu ry'inzego. Isakaramentu ry'inzego. Ordre y'inzego. Yahise avuga ngo ni isakaramentu ry'inzego. Nkaba ntekereza ko Kiliziya Gatolika, aho kuri mu Rwanda, n'abepiskopi wenda bazabidufashamo, tukanabikosora, tukajya tuvuga wenda gutyo cyangwa se ku bundi buryo, ariko bigakosoka, kuko isakaramentu ry'ubusaserdoti ubundi iyo bivuze gutyo bishobora gutera kubyumva nabi cyangwa se confusion. Iryo sakaramentu rero naryo
riva he? mm, Yesu yariremye ku wa kane mutagatifu, ariya yari budupfire, kuko igihe yaremaga isakaramentu ry'ukarisitiya, yaremye n'isakaramentu ry'ubusaserdoti, kuko aba ukarisitiya ifitanye isano n'ubwo busaserdoti, mm, sibyo? mm, ahari umusaserdoti niho hashobora kuboneka ukarisitiya, ahari ukarisitiya niho hashobora kuboneka umusaserdoti. Umudiyakoni we twabonye ko il est ordonné, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Hanyuma mm, kandi ikindi twarivugaho ni uko umusaserdoti mukuru wundi ari Yesu Kristo. mm, Abandi adusangiza ku busaserdoti bwe, mm, adusangiza ku busaserdoti bwe. yego. Icya gatatu, ubwo ni ubusaserdoti ministeriel, ni ukuvuga ni ubusaserdoti bwa gitumwa twebwe duhabwa. Ariko nanone muri batisimu hari ubusaserdoti dusangiye ababatijwe twese, icyo bita le sacerdoce commun des fidèles. Buri mukristo wese wabatijwe yifitemo ububasha bwo kwitura Imana no gutura Imana amasengesho ye, ndetse no gutura Imana abandi biciye mu isengesho rye. Mm, Iryo sacrament rero, sacrement de l'ordre, icyo ikindi umuntu akivugaho ni uko ni isakramento ryifitemo icyo bita le caractère indélébile. Le caractère indélébile ni ukuvuga ngo rwifitemo kashe udashobora gusiba, rwifitemo kashe udashobora gusiba. Iyo urihawe uba urihawe kandi ubana naryo iteka ryose. Ni ukuvuga ngo eh, le caractère indélébile ntago risibama, eh, ntago risibama. ntabwo risibama. Ubivuze neza ndetse no kundusha. Ntabwo risibama, iyo urihawe uba urihawe, ndetse uzarebe n'ahantu batanze ubusaserdoti, hari aho usanga banditseho ngo uri umusaserdoti iteka, Mm, ubaye umusaserdoti iteka. Yewe hari n'umupadiri wigize kutubwira ati twebwe no mu ijoro tuzaba tukiri abapadiri, mm. kuko tuzaba Kubera ari turi kumwe na se. iteka. Ni iteka. Kandi Tuzaba turi umugabo n'umugore we batandukanywa n'urupfu, ariko mwebwe ni iteka. isakramento ryo gushyingirwa ryo rirangirana n'urupfu rw'umwe muri bo, riba Mm, rirangiye, riba rishoje. Ni nayo mpamvu bashobora kongera gushaka undi. mm, Ariko ubusaserdoti bwo ni iteka, uba uzapfa uri n'umusaserdoti rwose, kubera ko kubera iyo caractère indélébile. mm, Umusaserdoti ahabwa ari umutagatifu uzatuma abasha gutagatifuza imbaga y'Imana. mm. Yego. Padi, tubonye ko iryo sakaramento ryavukiye rimwe n'iry'ukarisitiya ku wa kane Eh, mutagatifu. yego. Kubera iki bwongeye kubaza ikibazo nacyo kimeze nk'aho kiri bizarre, ariko abantu benshi barakibaza. Eh, Ibyo mu nshingano z'umusaseridoti, nubwo muri bimwe bya orudire tumaze, ariko abasaseridoti ubwo ni babiri bandi tumwe tubivuze, eh, umwepiskopi n'umupadiri. eh, Kubera iki kugira ngo azishyire mu bikorwa bisaba ko agomba kuba atarashatse, adafite umugore, eh, kandi yego. bigaragara ko hari abandi bapadiri, hari abo nasuye ejo bundi bitwa orthodox, bo Mm, nsanga barabemerewe, kandi nabo ni Yezu nabo ngo wabashinze. Yansobanuriye mhm, ukuntu eh, kiliziya intumwa zagiye zishinga ama eglise guhera i ah, Yerusalemu, i Antiyokiya, Alexandria, gutyo nyine ngo zari eglise eshanu ni Roma. eh, icyo Ubwo nabivugaho bo icyo barabemerewe. nabivugaho Mm, icyo nabivugaho ni uko kudashaka mm, bishobora kumvikana mu buryo bukurikira. Icya mbere ni disipurine ya kiliziya. mm, Disipurine ya kiliziya yifuza ko umusaserdoti abaho mu buzima budatuma aba ajugunyanze, cyangwa se wenda atagaranye mu bitekerezo, reka mvuge gutyo, nubwo iri jambo ritari ryiza. mm, Yagombye kuba ari umuntu ufite umujyo umwe, noneho nta kindi kintu kimutwara umwanya mu byumviro bye, mu mwanya we. Nk'aya magambo ya Paul Mutagatifu ati ndashaka je veux servir Dieu sans partage.
Mm. kiliziya rero yashyizeho iyo disipurine, kandi iyo disipurine yabayeho kera cyane. Mm. yewe na paul mutagatifu njye mwibuka ko atigeze ashaka. paul Oh. mutagatifu wabanye n'intumwa ntiyigeze ashaka. yohani Yaravuze ntiyigeze ashaka. ngo icyiza kurushaho ngo ni ukubyihorera. yohani ntiyigeze ashaka, ariko Mm. byageze aho bibona disipurine ya kiliziya. Niba ugiye mu kuba umusaseridoti ukaba uzi ko kiliziya, disipurine ya kiliziya gatolika y'i Roma, eglise latine, disipurine yabo ari uko badashaka. Ariko nanone kudashaka kubera ingoma y'Imana nabyo biri mu byanditswe bitagatifu. Yesu Mm. Kristo yerekanye mu ivanjiri y'Amata y'umutwe wa 19, numva ari ku murongo wa 10 cyangwa 11, avuga ngo Mm. harimo n'abatazashaka, Mm. harimo n'abigize batyo, eh, biyaka ubwo burenganzira cyangwa se ubwo bushake bwo gushaka, barabwiyaka kubera ingoma y'Imana. Mm. Kiliziya rero ikifuza ko ba bantu badashaka kugira ngo babone n'umwanya wo kwitangira kiliziya, nta kindi kibatwaye imbaraga, kibatwaye umwanya. Mm. Nanone paul mutagatifu akavuga ko ingabire yo kudashaka ikomeye cyane. Mm. ushaka gushaka ntashaka kugira ngo bimuviremo ibibazo, ariko nanone ushobora kwigomwa gushaka kubera ingoma y'Imana nabyo ni Mm. byiza kurushaho. Mm. Naho rero bituruka. Noneho kandi ibyo byabaye kuva ku gihe cy'intumwa. Ibyo byo Mm. kudashaka kubera ingoma y'Imana, hari abayobotse ubwo butumwa bahitamo kudashaka kugeza igihe Mm. bibaye disipurine ya kiliziya. ariko nayo ifite akamaro, kuko umupadiri, impamvu tuboneka cyane aho mu butumwa bakubwira bati jya gukora ubutumwa ugahita uri ugahita ugenda, ni uko nta Mm. n'urugo rukuri inyuma, nta mugore ukuri inyuma, nta bana bakuri inyuma ngo mubanze mujye inama. Reba nk'umwepiskopa nk'ubambwiye ati ubu ugiye kubimusha, Mm. naza nkabanza akabwira madamu rero ubu ngubu tugomba kwimukira imusha, akavuga ati kwishyurongera hatubereye heza, turajya hehe, tugatangira kuba ibibazo. Ariko ya disipurine ya kiliziya, Mm. ariko cyane cyane noneho ivoma no mu gushaka no mu byanditswe bitagatifu, batazashaka kubera ingoma y'Imana, ba bandi bemera ubwo busugi n'ubumanzi iteka ryose kugira ngo baboneke, kandi n'ubwo buzima butura Imana, umubiri wabo n'ibitekerezo byabo n'ubwenge bwabo byose byerekeze kuri Nyagasani. Ibi byose nibyo bituma ahubwo kiliziya igira imbaraga nyinshi cyane. Mm. Nibyo padi, ubwo tugane ku rya nyuma noneho, rya irya rindi nyuma rero naryo. ni isakaramentu ryo gushyingirwa. Mm. isakaramentu ryo gushyingirwa ni isakaramentu rihuza umugabo n'umugore, cyangwa umusore n'umukobwa b'abaseribateri batigeze bashaka, Mm. cyangwa se badafite izindi nshingano zo gushaka, kuko Mm. ushobora no kuba wenda warigeze gushaka ariko uwo mwashakanye akaba atakiriho, uwo nawe Mm. yakongera agahabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Mm. Ni isakaramentu riduhuza na kiliziya, kandi rigatuma buri wese yita kuri mugenzi we. Ni isakaramentu abageni ubwabo nibo barihana. Andi Mm. masakaramentu burya atangwa n'umwepiskopi, umupadiri cyangwa se umudiyakoni, ariko iyo bigeze ku isakaramentu ryo gushyingirwa ni abageni ubwabo barihana. Mm. umusaseridoti cyangwa umudiyakoni uri aho niwe muhamya wa mbere w'iryo sakaramentu, akaba ari nawe uryakira akarishyikiriza kiliziya. Mm. ni isakaramentu rihuza umugabo n'umugore bakundana, bakajya kubana, kandi bagamije gusa na Kristo na kiliziya ye. Kristo na kiliziya ye bunze ubumwe iteka, umugabo n'umugore bakunga ubumwe barebeye kuri Kristo na kiliziya ye. Mm. Icya kabiri ni uko ari isakaramentu rigamije kugira ngo bungukire abana isi na kiliziya. Mm. Ni isakaramentu rigomba kuba rifunguriye kubyara, rifite une ouverture à la fécondité, à la fertilité, sibyo? Mm. Abashakana bagomba kuba bafite n'icyo cyifuzo cyiza, kandi biteguye kwakira umwana wabakomokaho. Byari byo kuvuga ngo tugiye kwibanira gutya gusa, ariko ntabyo kubyara, barafunze amayira burundu 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 burundu, ijana ku ijana, byo burya byo ni igicumbi. Mugomba kuba mufunguriye la procréation, la fertilité, la fécondité.
Iryo sakaramentu rero rikaba rishingiye ku rukundo bakundana, rishingiye ku bumwe bubaranga, kuko buri wese agira umugore umwe cyangwa n'umugabo umwe. Hari abantu basigaye bavuga ngo ngiye ngo ndi umugabo w'umugore umwe, n'ubundi nta muntu ugira abagore babiri muri kiliziya. Niyo wabigerageza ubwo wenda undi yaba ari ihara ryawe, ariko ntiyaba ari umugore wawe. ariko nta n'uravuga ngo ndi umugabo w'abagore babiri bahita ntawe yanabitinyuka kuko azi ko atari byo. Buriya kuvuga ngo ndi umugabo w'umugore umwe ni pleonasme, ni ukubisubiramo nyine, kurondogora. wenda umuntu yabyita atyo. Isakaramentu ryo gushyingirwa rishingiye nanone ku bwuzuzanye buranga umugabo n'umugore, ubwuzuzanye bwo mu bitekerezo, ubwuzuzanye bwo mu byifuzo, ubwuzuzanye bw'amarangamutima kugeza no mu mubiri wabo, baruzuzanya hose. Mu bana b'abashakanye kandi ushingiye mu cyo bita kudatana. Mu bana b'abashakanye ushingiye nanone kudatana. Muri kiliziya gatolika iyo umugabo n'umugore babanye babana akaramata, icyabatandukanya ni kimwe gusa, ni urupfu, ni rwo rwonyine. Ni nayo mpamvu muri kiliziya tutagira gatanya nyine. Hari umugabo wigeze kugira ibyago atandukana n'umugore we ndetse mu mategeko, arangije arambwira ati yewe, ati na leta yaradutandukanyije namwe mu dutandukanye, twebwe ntitwabishobora kuko dukorera Yezu utagira gatanya, nawe rero natwe ntabwo twabishobora. Matayo umutwe wa 19, Yezu arabivuga, abafarisayo bamubwira ati se watwemerera gusenda abagore bacu? Yezu atoya, mwasomye iki? Ntabwo mwasomye ko Imana yabahuje ari umugabo n'umugore, kandi ko kuvuga umugabo azasiga se na nyina akegukira umugore we bakaba umubiri umwe. Yongeraho ati icyo Imana yafatanyije muntu ntakagitandukanye. Nuko Yezu Kristo yavuze icyo Imana yafatanyije muntu we ntakagitandukanye. Niyo mpamvu kiliziya itagira gatanya, ntibishoboka. Ntabwo igira divorce, ntabwo bibaho. Umubano w'abashakanye kandi ushingiye ku kindi kijyanye na icyo twita muri teolojiya remède à la concupiscence. Ni amagambo y'igifaransa wenda n'abafaransa benshi iyo babyumvise bumva ari ibintu batamenyereye kumva. Remède à la concupiscence na amaterme technique. Remède à la concupiscence ni ukuvuga ngo imbere y'uwawe niho wisanzurira ku bijyanye n'umushyikirano ndangagitsina. Rwose ndabivuga niyo padiri, umuntu witwa Java uvuze ngo hari ngo abemerewe gushaka ngo kubera ibihugu babamo, ngo kuko muri ibyo bihugu udafite umugore bamusuzugura ngo ku buryo adashobora kwegera abandi bantu, ngo tubarize emi. Ibyo bintu ntabwo ari byo, nta hantu mbizi. Ntabwo yabisobanura neza kurusha, ariko ntabwo turi kubyumva kuko muri kiliziya gatolika l'Eglise latine ntabwo, l'Eglise romaine ntabwo, abapadiri ntibashaka. Hanyuma tugarutse kuri mariage, hari icyo twita la remède à la concupiscence. Ni ukuvuga umugabo wawe n'umugore wawe niwe mubana, ndetse buri wese akanyura mugenzi we, agashimishwa na mugenzi we mu bijyanye n'ubuzima ndangagitsina. Ubwo ni ukuvuga cyane cyane umushyikirano, kuko umushyikirano nawo ni uwo kubaha kandi mutagatifu. Iyo ukozwe mu cyubahiro ugakorwa abantu n'ubundi bakomeza kurangamira Imana yabahuje, icyo gikorwa nacyo ni igikorwa gitagatifu. Ndetse kuko tuzi ko ari naho nyine tuzi ko baba bagomba no kubyara, bakabyarira isi na kiliziya. Umushyikirano rero nawo ni mutagatifu iyo ukozwe mu cyubahiro cyawo. Ndumva ari aho nagarukira ku bijyanye n'isakaramentu ryo gushyingirwa, ariko nanone nkibutsa ko muri kiliziya ushingira n'inde nyine, abageni nibo batanga isakaramentu ryo gushyingirwa, nibo minisitiri du sacrement. Umusaseridoti uri aho cyangwa umudiyakoni ni umuhamya wa mbere, ahagarariye Kristo, ariko niwe uryakira akarishyikiriza kiliziya. Icya kabiri ni uko umubano w'abashakanye ushobora no guhabwa
ubundi uhabwa umukristo gatolika n'undi mukristo gatolika. Ariko iyo umusore n'umukobwa bakundanye kandi bakagaragaza urukundo rukomeye, bakakubwira ko bashaka kubana, kiliziya ishobora gushyingira umukristo gatolika n'undi mukristo utari gatolika, birashoboka. Umukristo wemera Yezu Kristo akemera ubutatu butagatifu, uwo nguwo ashobora gushyingirwa hamwe n'umugatolika, ibyo twita mu mategeko mariage mixte. Padi, kubera iki telefone birahenga? Bagerageza ikibazo cya tekinike. tuba dushyizemo akaririmbo. niyeguriye nyagasani nitabye ijwi rye, niyeguriye nyagasani nitabye ijwi rye, ubutumwa nzabusohoza, iteka mwemerere amfata ukuboko, iteka mwemerere amfata ukuboko. zibanira nawe mana y'urukundo, wowe umpa gutsinda, umpa imbaraga aho nyuze hose nkakubera umuhamya, usubiza inyuma abakwemera, usubiza inyuma abagusanga, nanjye ndaje, nanjye ndaje, niyeguriye nyagasani nitabye ijwi rye, ubutumwa nzabusohoza, iteka mwemerere amfata ukuboko, iteka mwemerere amfata ukuboko. kuko warankunze, wampaye kumenya kuri mana nyakuri, komeza umbe hafi nkwamamaze hose mu mvugo no mu ngiro, usubiza inyuma abakwemera, usubiza inyuma abagusanga, nanjye ndaje, nanjye ndaje, niyeguriye nyagasani nitabye ijwi rye, ubutumwa
ndakwihaye wese Usubiza inyuma abakwemera, usubiza inyuma abagusanga. Nanjye ndaje, nanjye ndaje. Niyeguriye Nyagasani, nitaka ijwi rye. Ubutumwa nzabusohoza, iteka mwemerera mfata ukuboko, iteka mwemerera mfata ukuboko. Nzakurata mwami, nzaririmba ubuntu bungirira iteka. nzamamaza hose ubutumwa uzampa, nzakubera umuhamya. Usubiza inyuma abakwemera, usubiza inyuma abagusanga. Nanjye ndaje, nanjye ndaje. Niyeguriye Nyagasani, nitaka ijwi rye. Ubutumwa nzabusohoza, iteka mwemerera mfata ukuboko, iteka mwemerera mfata ukuboko. Inshuti bakunzi ba Emi Pro Media, padiri agize ibibazo bya tekinike ariko arambwiye ngo mbabwire ko twavuganaga ku ruhande. Yari agiye kuvuga akantu ka nyuma, mbwiye ko habaho mariage, umukristu gatolika ashobora gukora na mariage n'utari umukristu gatolika. Iyo ariko ngo umwepiskopi niwe utanga uburenganzira. Ambwiye ko hari n'indi kesi aho umukristu gatolika ashobora kubana n'utemera nyine uwo utari umukristo nako utari umukristo. Kuri iyo kese ya mbere ubwo nk'umuprotestanti n'umukatolika bashobora kubana. Ubwo kuri kese ya nyuma umukatolike umukristo gatolika ashobora kubana n'umuyisilamu cyangwa uwo mu rindi dini ariko ritemera Yezu. Ngo iyo bakundana cyane bakagaragaza ko bakundana cyane koko, ariko ngo ubwo burenganzira ni papa ubutanga. Ubwo rero ndabashimiye abo twari turi kumwe mwese, ndetse n'abazareba iki kiganiro nyuma. Mukomeze, abatarakora subscribe muyikore, kandi mbararikira mu kindi kiganiro turaza gukora mu kanya saa 2. Hari undi muntu uraza kuduha nawe ubuhamya bw'ukuntu ubukristo bwamuryoheye, ibyiza yakomoye ku bukristo. Ni mu kanya saa 2. Na padiri turamushimiye ku muganda yatanze. Biba ari byiza cyane abaduhaye content zemewe zizewe, atari bya bindi nyine abantu benshi bagenda bihimbira nyine. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza.